ngira ngo rero mubona yuko inama yagenze neza nagira ngo tuyisoze kandi bari abantu umutekano ajyanye bariya tugiye kubafatira imyanzuro yabo bariya bose bagomba gufatirwa imyanzuro umudugudu ugasigara ukeye nuko tubishaka iki gisambo cyo rero iki gisambo nacyo kizagaragara ibyacyo bigomba kwigwaho mugire igicamusi cyiza mwese kandi mwakoze kuza murakoze cyane amahoro muri sheshero wakigabo umva nkubwire Rudolphe ngurebe ngo wanzanye ngo mu nama nguje kundega ubusubanye nubwo bakize kuri list ndakora subirwa mutagira ngo uzangenda na gutyo yandra byarangiriye hasi yawe aje kwabira inka yaje ariko sheshero ntabwo nzayirebere hoja ibingibi ubundi mudugudu nabishyira mu bikorwa ukungu ntabwo bizatinda kugaragara iterambere riziyongera abana baziga bimera neza nibyo yewe mayewe iterambere riraranirwa tunywa gicayi komera cyane Petit Frere igikomere amatama gabyembye mwa niweho ni njyewe ntawe ndebaga neza ndagapfusha ruka chore tukurikiramo chore mureke icarumba reka manze muri neza batabara mpinduriye mwa mukuru wanje icarumbarire ameze no twanywa uyu bwanwa bwaraje cyo Kigali ntawe icarumbarire uvuye mu mujyi karubati byose barampaye amakoti byose byangwe dore babyitaga ibyango mu mujyi dore bane nakantu zansigaye ngira cyane ndagapfusha nukuza nkakujana aho gira unjane rero amucara ariko oya weho ukwabo hari ibintu ukuntu bigomba kumera usobanze zino ariko niyo mpamvu uri igihe niyo mpamvu nacenga reka nkwereke waguze ikoti ry'abapantaro guraga n'ipantaro tukambaraga nipo gisa reka nicare shorera icara umbwire reka nkubarire rero niko se Petit Frere i Kigali wakoraga akazi bwoko ki Kigali rero katumije uhinduka bigeze aha ngaha jewe natekeraga abapantaro hari uri wumvaga ngo umushati buriya uzunguzaga amanyo mu ifilimi yego uriya umushati niwe natekeraga ibyo none nteka guterera utagira ngo aha ni nk'inama utekaga imyumbati gusa yego urabona ntarabyorotse ku muntu uza ndabibona reba uza amatuza wagize reba none ibikanu hano dore ibikanu dore amabuno uzi ko wagize amabuno nk'ay'abakobwa cyangwa ukundi urareba maze ntawaza nka kujana i Kigali uda nugira unjane kuko habaga n'abakobwa bazunguza tunyo bimwe bazunguza barahabaga none se Petit Frere urabona wansize inaha nanakoze numva ntako ntagize ntaho ujya utera imbere reba nagiye za shikaramu nepfo iyo za Chelsea shikaramu urambaraga ijipo ndende yego nagiyeyo ndamuzi za Chelsea naho narahazengurutse aho hose hamwe bavugaga abazungu bavugaga ngo Paris Saint-Germain yego ndamuzi ukundaga kubyina kwitiriza dore rero mwana reka nkwere ubusobuzi dore oya sha umugati se urawuzi katurore subundi shana ntawo nzaniye mwakagati umugati naguguhamwe oya ntaco dore kindu yigiraga kuva cyera cyambere nukuganira nyakura cyose umudamu araho umudamu se je narasashatse mwa abana se nta bantu ugira ahubwo wamundi nateretaga mukamana w'umu nta cyabo mama we uriya baramurongoye ufu oya ta me sikari wana rinja kuri reka baramukera wa musore kwa mujanama na ukamujana kuranirirwaga mpengereza gashadibu nkavuga inti nanje nzashanga wanjye mucara reka da hajya wakoraga hesha yakoraga kwa shadibu yagiye koga rero njonda ntunuraga amaso urabizingiraga ijisho ngaritunuraga nkarebaga mwe korahasha korahasha nukuri gira unjane rero uzaze nkujane hambere haberutse kuma akazi hariya ko gukanika imodoka gukanika imodoka bankubita toronaye
Toronayi bankubita mu ruveze na karidinali bankubita karidinali bakimara kunkubita karidinali ubwo bintu banavuga ni murampemba ngahe umva ukuntu nabajije nabaje ni bosi urampemba ngahe wa muhungu ati ndavaye ati ndagukubitiye ibihumbi 500 500 oya 500 500 uzi ukuntu byagenze naragiye ndagasinyira umushara gwa mbere baraguma nubakamo ikizu cya kadasiteri dore ndagutambagiza hariya hepfo hari aho se ni mukwanje nanjye rero nubwo ubonaga nabaye umukire nanjye ntawe mpemba ubwaga mwana ariko njyaga ifiriti reka kube jewe ndatekaga icyambere nta muntu wakombaga isafuriya mpari buri isafuriya izi ngizi batekagamo bazikombaga no habagana bya bindi bishorongotoye nk'inkoni bya bindi bimeze nk'ibyashinywa bimwe bayora kukagira ngo ni amato dore bibaga bimeze nka dore baragambicyo baga bimeze nka gusya dore ni iki gitambamya kubera kuryaga byinshi reba kiraza kikitambika muri hano mu rugo umudugudu rwose umudugudu gwa sheshero bambaraga nk'abantu ninje mu patoro muri zikaritsiye zikari nabyo njewe uku kuba ari ukujijisha kuvukanaga n'icyamamare nkanje cyagiye mu mujyi ntuje urambara inkweto uje uranayimese inkweto yawe uri kunuka mwa urare petit frere ibi ngibi abantu dufite amafaranga ntabwo twe tuja tugaragaza ntabwo dupfa kugaragaza ubukire ubu uragafite amafaranga uzi amafaranga mfite kuri konti mfite miliyoni izi 2 nanjye ko mfite umugatira uzaguge hoy noneho nje bampfunyikiye ninuza n'ibiryo mwishasha nako nabyiye nako ni ibyanjye ko ninzo wabiteye ariko rero nakuza n'ibiryo mwishashi bishira umwongo uraza kuja nabizi petit frere hari ibintu byinshi hambere twaganiriye cagiye ngo uhamagara kuri telefone waranyakuye ariko ntiza telefone petit frere ntizi igihumba aho ngaho ntizi igihumba aho ngaho ntizi igihumba aho ngaho njewe ufite amayinite ndi telefone yanje nayo caginze njembaga kwibanyi rero naho nagaguha naje kwibanyi biraba bikaga amafaranga nibyo nge nkoreshaga ariko amafaranga kagarabaka njewe ndakubwiye ngo panza ku murongo petit frere none ndapfuye petit frere ndakubwiye ninje ntizi igihumba aho ngaho wirebere ngo uhindurire ubuzima maze ntari we wahoze ugamba ngo ugiraga amafaranga ahubwo reka nkwereke uzaje mwijanira i Kigali we n'ubundi kubera mu cyaro usanzwe uribaga ndakuzi buriya na kera washaka wiba amafaranga mama rero wowe uje i Kigali amafaranga wakagira mwana uzi ko usangaga umuntu afite nk'ibifaranga mu envelope abitwaye uko ngo bana nje nuko ntibaga ariko nanjye nageze kwiba ibiryo ninajye kuja ndagira ubwoba none amafaranga garahabaga amafaranga garagurukaga mu mujyi none icyo makundira njewe barajyaga haba mu gitondo ugasanga n'ibiryo babimenye mwinuza muri byo no nkawe kubera uri igisahirana waje urajya n'ibyo bamenye munsi y'urugo ugasanga urudagwara byembye dore rero nibyo nakubwiraga petit frere uvuye i Kigali gusa igihumbi mba ndoga gusa igihumbi nzakikwishura nagurishije nako nagurishije mfite ihene yanje mfite ihene iri guhaka nzayigwa wambaraga izo myenda yatoye mu isoko bita ubwo yagiraga amafaranga kakugurije naba ngaguhaye wenda navuga inti reka mve kukukerereza ariko we nta mafaranga ganje naguha ariko uzi nkiri koti amafaranga nari gusa oya icyo ngicyo cyo wabumbeshiye nakubwiye akazi kanje bampaye ntabwo uzi ko wamukire wawe ndutuye hahandi mucanika ninjye wamuguriye ejo bundi naramwimuye ubu yagiye za Uganda ubu yagiye za Uganda hari n'undi nimuye ejo bundi ubu yagiye za Sudani ndabahaye miliyoni 5 aho ngaho rero aho heshanu tujende icya kabiri herutse kugura imodoka wari ubizi imodoka herutse kugura imodoka uzi wa mukobwa wa Mukarurangwa ninje wamutwaye ubu ndamufite ubu ninje umubyimbye mbega usigaye ninjira mu nzu uranaryama ukagira vasha ikigeretseho noneho kugira ngo wumve ko nkurenzeho
ejo bundi bampaye kuja gutoza ibyana by'intare ipari amadolari aya none se mbarata umva cy'ingenzi wari uvuze wazanye wa mukobwa waje uramaho mujyamye nanjye nkaryama inyuma ukaryama imbere oya rero kaba ariko kuko urabona rubabyibushe ntawe washoboraga ariko wenda ndi inyuma ntapfa no kuvuga nti ndagutinyura reka ntawe wageraga ubwoba turi kumwe mwana twaravukanye mwana nta twasangiraga ibiryo oya kuvukana no gusangira umugore ntabwo bihura oya ntawe tumusangiraga mwana ahubwo ndaje ndaryama inyuma yawe nanjye nzaje nkuzanira imigati n'imbaga ikigali wenda wowe uzaje uramupfumbataga wagwana we cicana nubwo twavukanye n'igitekano ibyo bintu uri kumbwira ntabwo biri kujana imitwe mwana ntabwo guteka imitwe mwana wareka urambabazaga nkagiraho mwana urambabazaga uzi ko kuva navukaga uretse kubirebaga mu ifilimi nawe nijize mbikora mwana leta we nagira mucara imirimo nibyo njemo ubu ngubu uracagwaye ibijyanye mwa ibijyanye ariko mwana kuko mwana wa mama waje nka kwijyanira ikigali ugasigaga uwo mugore utazi no kumesa mwa niko naguhe n'ipasi ya shati kora ishadibu buriya turabana ipasi imyaka mfite agipasi guraga ngahe oya kuvugaga nyine nkabahuzaga ukaja nyine urakoraga ivi na ivi nawe uja ku mugore wa ntuza wande hari umugore uzi noneho baherutse kumpa akazi k'umupaka baravuga bati weho duru turagushinga agasutamo ahantu hose gasutamo barazimpa batije uzikontorora maze nanje ndagenda ndatemangana nukuri ndashaka mu makuza mwereke ngewe hugorera akazi none kandi nari mfite jewe hari umugabo wazaga kureba ishati akambwira nje ndamucungira kabana nanje akambwira nje gucunga hanze nkicungira munsi y'urugi ahari gukorera ivi na ivi nkaje ndahareba abikoraga nk'abazungu we rero mpamvu uri kukubwira reka ndani nkwereke ukuntu abikoraga uri kubikora ku mugore wawe noneho nanjye ndabimari nkwereke ukuntu abo babikoraga nk'abazungu yego ku mugore wawe nje ndamufata mucuramisho reka bitamugira uku nguku kubera ko nari ngiye mu itsinda ningiye mu itsinda agiye kuguzayo amafaranga 40,000 nakakuguriza nshaka gutanga mituweli nakakuguriza gangurize se ko nakuguje 1,000 wakibonye 1,000 kwereza 1,000 banza umbwire niba wabyemeye naza kukwigisha ukuntu ugirana n'uwo mugore bakoraga ivi na ivi nk'abapato naco ndakwigisha amafaranga ndagaguha mu gitondo yego ubundi njye menya ukuntu basambanaga kubona nabirebaga bari kumugira ubu we ntawe ubizi wo mucaro we ariko rero petit frère wa mwana we reka nje nkubyiza ukuri urabizi ntabwo njye iminwa ndakuze ta kubijanye n'ibyo bikogwa niba wijambikaga muri ibyo bikogwa we ntawe mbyejana ukabijamo wamara kubijamo ukabutashe nta n'ugwara gwo kushimisha uzanye ariko ikindi ca kabiri urankinisha kamwe nkaba ndiko kuguza 1,000 ukakibura niko ubu urabona izi mwenda nambaye nazitoraguye mwa ndibaga se mwana wama nawe ubizi ndibaga ico nico cyo nyene nje nagira ngumbira ico cyo noneho capfuye turakize ifuso mu cyaro no reka mbari nzagura iriya ya kanyamuhanda nzayigura inzu za hano zose zo muri tareka nkwereke ngewe rira soko ry'ibiryo byose yego ndaritumiza baze bari shiri waje baje baracuruzaga ibiryo nanje ndatumiza ifarini yose nkora imikaka uje nabijya ibiryo bya buri munsi bose kugura amandazi mu kabari byari bindambiye amandazi uragafite nagajyaga oya tunatahe nje ujani wanje petit frère urakoze kuva i Kigali nakama pe yewe naco amandazi ako Veronica Karame buriya ziriya nkwi ntabwo ziriya nkwi wakagombye kuba uri kuzanika
kandi nawe mba mbona ugiye kuzamerera nka bakuru bawe. Oya papa ntabwo nabikora nuko nyine nari muze ibintu two mu rugo. Genda rero utwanike aho hepfo twose utwanike twume kandi jya umenya ubwenge sha mwana. Dore mba mbona ari wowe uzaramura abandi barananiye. Nanjye reka ndebe utuntu mba ntunganya ariko ugire vuba unateke dore ndanashumba. Ndaje nze mbikore. Ese ubu bwatsi bwo butabuhari? Kandi nze mbijyane mu rugo. Noneho rero ibintu byose ubitunganye neza. Mbona dore ndabona na wa mugabo uje kunsura. Mudugu. Yego. Ese muteko. Amakuru. Bisoso. Ubu rero usanze nayo ndi gutongana n'uyu mukobwa. Ajye akora ibintu ku murongo atazambera nka bakuru be. Hato akambera ikirumbo rero. Ako ntukajya uvunisha umwana ku iki gihe agomba kuba ari kwiga se muyobo nawe. Uyu mwana mu kiruhuko agomba gukora. Nta mwana w'umunebwe nshaka gutunga hano iwanjye. Okay. Subiza. Voroni ijya ukora nta kibazo sibyo se? Ariko ujye umenya ko ugomba no kujya usubira mu makayi. Ajye yiga cyane ahubwo nibyo nshaka kurusha imirimo y'aha mu rugo. Ako no mwana amakuru mfite nuko yiga cyane. Oya agomba kwiga kabinoza none se kwisubiriye mu wabonye inama se inama wabonye twarikoze gute? Rebera abayabaga bariko Reka nkubwire muyobozi. No ubwo rero mudugudu nkaba mutekano. Yes. Hasha aho umva. Nta bantu dufite. Nta muntu numwe dufite. Mbere abantu bose ni pumbafu. Baza umuntu uramubwira ikintu ejo akagisubiramo, ejo yasinze, ejo yarwanye, ingomo zose zibera muri shyeshyero. Ariko nshaka tubice. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo uyoboye inka nyinshi muri zo ugomba kuba umushumba wa mbere. Reka tubafatire ingamba. Buriya rero ingamba za mbere nuko nge nawe tubanza tukabafatira icyemezo turi kumwe mbere yuko tubigeze imbere y'inteko. Ahubwo si watumiza inama y'abayobozi bose bo mu mudugudu wa Shyekera. Tukaganira. Mbere yuko abaturage baza umufungamutwe tumwera imena. Tumuvana. Erega woro umukozi. Ako bino bishyimbo bakeneye kubibagara bari abakobwa. Ko mbona barigeze ibyo manzi n'ibyo nazi. Ariko reka mubwire. Naza gufata umwanzuro. Ko ndi kureba n'uruzi rwawe rumeze neza. N'ubundi urabusarura kwigaramira. None tugamanukire turebe ukuntu byabi. Mana yanjye. Ubu rero ngo nanjye kwihumana. Uyu nama umuntu anyibe agende kuriya ko ariko Rudoviko nagorwa. We nyirandori we. Ngwino nkubwire ibyo muriye nabyo n'urugo. Ese ko uri kwivugisha byagenze gute? Umva reka nkubwire. Dore wa muhungu ngo niga kwisiyanya ibimyumba. Dore namugejeje no mu bayobozi ariko dore nashyutya nta kintu bamfashije. Ngo nizabayobozi ra. Sinabikubwiye. Nawe unyumvira ibyo bwa buyobozi bwanyu budashobotse ngo bugukemurira ikibazo. Bamaze gukemura bingahe se muri uno mudugudu? Jewe nta nama yanyu nzajyamo. Nayo. Nta nimwe. Ibibazo ndabirambiwe. Ibisambo ibiki. Ibiranga haba nk'amayoga. Gusi umuntu azabamo kugeza ryari. Umudugudu wanyu n'ubundi nenda kuwuvamo nkigendera nkawubasigira. Oya ntagiye mfite aha ngaha. Abantu b'abayobozi twe. Buriya buyobozi. Ego mana yanjye. Jewe buntera umutwe. Rero mbabonye byonyine. Rudoviko. Niyo mbabonye. Rudoviko muri uno mudugudu. Niyo mbabonye mba numva nakikubita hasi kubera ukuntu bayobora kubahagurukira. Bayobora gute? Ceceka iki ngomba kuvuga gihe ntacyo bantwara. Nabo babyumve ko ntacyo bashoboye. Igihe batwibiye kuki batadukemuriye ibibazo. Ntago nceceka. Uracecekesha kubera iki? Babyumve nabo babyumve. Babyumve ko ntacyo bamaze mu mudugudu. Umva amagambo abaturage baba bagenda batuvuga. Bikubwira. Abaturage bose bararakaye bo muri Gashyikiro. Bikubwira. Baba bari mu bugambo. Ntago bagikora ntaki kandi nshaka iterambere. Ukuntu bukora. Abaturage umudugudu ugatera imbere. Ubu tuzabona dufite ubuyobozi bwanyu umenya yakita ikidogo. Reka nkubwirwa nizabayobozi. Kuki badakemura ibibazo by'abaturage? Kuko maze kubirambira. Katubanze tubone. Ibaze.
bigira mu mujyi bisangire wowe ndiwa ubundi iki cyaro cy'ahangaha kanigende ibintu ndabirambiwe abaturage b'inaha mana we wumva njye narabikubwiye ceceka wumve noneho n'abasinzi bari inyuma buriya wabona ari bihehe niwe wananiye oya ni cya kintu yarananiye muri we ni wa mukanguzi nawe se asigaye asinda yabakuramo uriya nta wari muntu n'umwe nshaka ko azasigara anesha umutwe mu buyobozi niwe akoze uko ari reba na wa mugore utagize mu nama wigeze ingungi n'abana be ntibakiga reka nkubwire ariko buriya abantu nkeneye kuganira n'uriya mugore nzakoherezayo uriya muryango uzajyeyo uhandurenge kiriya kibazo ariko inama y'ikubagaho y'abayobozi inama ahubwo yihuse mbara nkubwira ibintu byawe byo kwigira umuntu ugize nk'umupatoro wo muri Gashekera inama yabaye uhari inama iragiye iraba ariko wowe bari kukwigaho yagize gute se kandi nta makuru ufite ntabivuga uragishurira amakuru uganje kuba uragishurira ndayishyura ndakuzi ko uri umumotsi ngambwiye oya ntukaje urambwira ntago mukaga njewe cyo ndi umuyobozi kabuhariwe no mu nabo ntabantu mbwira nyine mbwira vuba vuba oya dahari ubuntu mwere ya nama ukuntu banzeye kagira inkuru rero ntago ngira imvune ahubwo nabo kuzibara ndazigira ngambwira rero ariko urabinyishurira da hari ukuntu bageze guca baravuga ati abo kwantuza se abegeza yagiye hera ubwo ntawe ndeba atambatamba ahangaha ubu yanyarutse mabengeza we ako kara gahungu rero nako kagiye kuzananira ye mabenge ye uri hehe ubwo yaba waruzi uburyo batwangirije bya bishyimbo nturebe ukuntu babyonesheje se yewe harari ngo ngwiki none se aho ngaha hose bonesheje na hariya hepfo bahageze noneho bya bishyimbo byashizeho wari urihe ko ugiye kunanira nawe dore nari ndimo ngiye kwahira nshaka ubwa bwatsi nyine wari umaze kumbwira ngo nshaka ubwatsi bw'inka ubu nibwo wahiye kuva mu gitondo none se kuva mu gitondo kubizi neza ko imvura imaze iminsi itagwa ubwatsi bwabuze kugira ngo mbigenze kandi reka nkubwire nawe ugiye kuzaba umusinzi ariko reka nk'uko uyu mudugudu twota ngo turi abasinzi nawe ugiye kuzaba ntabwo nigeze nsinda ahubwo ikibazo cyabaye retone manzi ariko ubundi kuki buri munsi uhora uvuga ngo nasinze uragira ngo nzatere mu kirenge nk'icya papa ukuntu yabaye umusinzi mana rwose ntabyo mbabarira reka nkubabarira ariko kandi none nubwo jewe nubwo ntagomba kugendera mu kibazo cya papa nureba nabi nzanahitana umuntu reba uzi bya bishyimbo hari hepfo ukuntu byabaye niba banyujijemo imashini ya katiripurari niba bazanye ikimodoka gihinga bagahinga umva niba bazanye ya mashini ngendaho ngo ndarengana none se nk'ubwo ngubwo ariko byihorere mu kanya ubu ngiye kugasoma nsoma umuntu ndamusobanurira ntabwo agira nanone waba ugiye gukora amakosa ngo ngwiki uriya niwe wanyonesheje uriya wo kwa sekabwa uri agenge umva kandi n'ubundi wahoze ukorera imana ndakubwira we shaka ukuntu usubira mu gakiza urananira none ndebera ntago cyumva ukuntu ngewe no kuguha baraguhaye ntureba ko bamereye umwana uburozi ntureba ugiye kufatanya n'abangaba baturanye muri shyeshyero kuki wumva ko umuntu aguhemukiye ugomba kumwitura ibyo yaguhemukiye
ubwo se waba umurushije niko mabenge ubundi sahe barinda bansuzugura bene aka kageni nk'utagira umugabo ubundi ari hehe ariko mari ubundi se ubundi uravuga gutyo ubundi ibyo yakoze urabizi ngo aha ibyo yakoze ntabwo bizi umukanguzi avuye aha umukanguzi wa wundi wanyuze wagenda avuza ibijerekani umwaje avuze ndora dore ko wagira ngo aza avuga ubu njye ibintu nka biriya bimeze no kundanga hanyuma se yavugaga ku bantu batwoneshereje ndagira ngo nkubwire sinzi ibyo papa ngo yakoze urumva bari kumushaka ngo mu nama y'umudugudu bari kumushaka nkuko wakabivuze ngo twabaye iciro ry'imigani muri uyu mudugudu neza n'ubundi niko bimeze urumva ngo bari kumufata gushaka ukuntu tubikurikirana tukamenya ibyo ari byo ngaho ntundebera dore nawe ngo ari hano batwoneshereje do kamagaje we kamagaje umugore nk'uri ngwino wumve ese byabaye urabizi batwoneshereje umurima wose na hariya munsi y'urugo hose uwo muvuna muheto wanyoneshereje ninde nduru ngo mwapfuye iki ngaho bimbwire neza nduru abanza umbwire uwo muvuna muheto wanyoneshereje ninde ni ibishyimbo se ahubwo cyangwa ni urubingo so wanduru se ibishyimbo babimazeho reba soya zose narahinze hano hepfo bazimazeho akira bonesha uri he wowe se bonesheje uri wari uri he none ko mba nagusize ahangaha wese ko nagusize aha bonesheje uri kuzerera kwawe kugiye kudukoraho reba ngo bonesheje ubu ngubu wabona abantu bandugu bonesheje usanze aribo mvuye kureba none ko bonesheje uri hehe none se reka nkubaze ariko ubundi papa muhore muterana amagambo kamagaju uyu mwana muhore muterana amagambo reka nkubwire reka nkubwire nanjye ndimo umva hoya garuka urangaru icyana cyawe reka nkubwire kamagaju nzongera kwahira banza wumve ntabwo nzongera kwahira ziriya hene uzajya uziyahirira cyane ko wanampaye nk'ukavuga ngo ukongera ukayisubizanya poshi kandi garuka dore ntabwo uraba ko umaze kuba umusore ugenge ubwire rero nkugire inama ndashyira nta nturaba ko uyu muhungu wawe mabengezo amaze kuba umusore arananiye rimwe azagukubita ingumi yavuye mu ishuri azaragira se ubu ngubu zirirwa azabira atari uko cyagiye komonangarira ku musozi cyagiye gukina mugabo wanjye reka nkubwire dore turafitwe muri uyu mudugudu wa Shyeshyero dore turafitwe iki se kandi mwuka byaramwe dore ko mbwira ngize umwana reka twicare hano tuganire dore reka nkubwire icara tuganire none se kandi byagenze yego rata mugore nkunda nyibwira amakuru yiriwe mu iki gisagara cyacu ngo byagenze bite ntabwo uzi byabaye wowe uracyari hano uracyari ahangaha twida ntabyo namenye nujya hari haruguru ku kabari hari haruguru kandi numvise ngo hari inama ariko ngiye kubanza nkamenemo iyo nama se ni iki kandi ngo niyo kukwiga umvaga umuhungu wawe banyigaho nese nakoze iki ko ngiyewe navuye ku kabari ngasomye nagasomye ariko koko nagasomye narifiningije noneho ngeze mu nzira nkubitana n'ikigabo nakubitanye n'ikigabo cyanyisitajeho nimba cyari kimfitiye ishyari ry'uko nisomeye icupa kiba kinkubise ingumi kirabasha kirayigukubita cyayinjongere ariko nanjye narebye kubite kibasha kinkubitira umugabo bene ako kageni ariko reka nkwereke waretse mu mugoroba dusoje akazi tukagenda ku kabari tukanywa na mudugudu nawe amaze iminsi atugirira ishyari mudugudu nawe amaze iminsi atugirira ishyari sinzi ibye baradufite ndabikubwira ariko reka nkwereke ndakubwiza ukuri da mituweli y'uyu mwaka ntitwayitanze none se ntitwayitanze nyine wowe ntubizi ntitwayitanze tugurishije ihene wari uzi n'ikindi se ahubwo uzi ko uyu mwana wacu mabengeza nawe bamaze kumuroga byarangiye uzi amagambo yari ari kumbwira nyagasani yezu bikira mariya w'ikibeho nyagasani ngo iki
ngo baramuhumanye tutarebye neza ayo umudugudu wazawuvamo aho kugira ngo mpunge umuntu azampunga da azampunga cyangwa reka nkwere inama igiye kuba uri kumva njyewe ngiye kubanza njye ku kabari kano kari kukubangamira umugore nkunda njye ngiye kubanza nyure ku kabari some kamwe nimara gusoma kamwe ndaza muri iyo nama umva umuntu bita Ndura arambona none se urasoma njye ntasoma wowe hubwo nimba hari na 200 ufite uranyongerera 200 se ntafite ntago nayabura mugore nkunda ahubwo da uranyongerera ahubwo turanywa nk'abiri kugira ngo dusinde neza turanywa nk'abiri kugira ngo tumubwize ukuri umubwize ukuri ndagushyigikira yewe ndagushyigikira ngiye bihehe umubwize ukuri wanamuganiye aho kugira ngo twimuke umuntu azatwimuke ngiye bihehe umva reka nkubwire ngiye mu rugo wowe gukaraba tuno tuguru twanjye wowe genda harya ku rutara wowe genda ku rutara harimo amafaranga utoremo aya macupa 2 tureta duhura nawe unyuza aho ngaho uragiye naye nyuza aha ngaha reka ngende hano hirya ku gasantere ubwo nawe ureta umva umukubita ijambo wa mugabo umukubita ijambo turahahurira nanjye ngiye kugenda mfata ayo mafaranga undangiye sawa ngenda ndamunywa ihute mfite n'icyaka umva ndamunywa mfite icyaka niko babanje sangaho genda turahurira ku gasantere ariko se ko mwohereje ku rutara haba hari amafaranga nasizemo menshi yewe ko ejo bundi nagurishije ihene hari amafaranga atazi none nkaba narayashyizemo ubu ngubu ari buyakoreho yose abagore simbaza ari buyakoreho yose ariko reka mwihorere agende ndebe koko ankunda ubundi arayakoraho ndamuhitana reka ngende ntacyo reka ngende ubundi ndamenya ibitekerezo by'uyu munsi ariko mana nyagasani mana yaje amagambo y'inaha ngaha amagambo ari mu mudugudu wa Nkurikeshero umva ahantu ngeze reka nkubwire ngera naho nabuze naho nakwimukira amagambo agiye kuzanyica nta tubashyira uturasa ku mubiri n'utwo mvuye gupagasa ndadushyira ku isahane agasanga aho utugambo tw'abantu si nzabivamo ra ariko byihorere ngaho inama yateranye ninjye bari kwigaho ngaho ibiki ninjye bari kwigaho se baranyigaho ngo bigende gute nimba ndi umukene wabo ntibazanyirukana umudugudu wawe ahubwo nibashaka uburyo bafashe kuko n'ubundi nibatafashe nabo bizajya bibagarukaho yewe we noneho numva nta n'umwuka nkigira kuririmba n'ukuntu kera najyaga nkunda kwiririmbira kuririmba rwose naho abantu bera ahangaha bafite utugambo bafite 14 ariko ubundi ngo umugore mwiza nkawe namwiba icyakizi cyenda kumugwira yemba numva bananteye n'iseseme bazageze bakayinkoramo niba bababaje nengera nzapfa nyine bampamvu bose nabigenza gute ko ari uko nyine yenda n'ikica akagira mubi koko nanjye ngo nari nzi ko nabyaye ihungu n'akobwa aribo bazankiza amarira sha yewe ndenda niharura ibyatsi ntafite umukobwa w'inkumi wateretse inzara wazigize sha nk'izi nyoni sha ariko mwihorere harya azahura n'agahungu ko mu mujyi kakamunterera inda ubundi sha akicara hamwe akajya abona n'ikiraka n'ibi byatsi akifuza aho yabirandura ngo bamuhe n'icyo kurya akabibura uruhinja rumurira mu mugongo cyangwa se ubu ngubu umutekano noneho ndamubona ko mbona bwije
anyihera amakuru yo mu nama ko aragiye gushaka icyo kwirira reba ko hano baharangiza baharura nze njya kumushaka anyihera amakuru numve urwo bankatiye ariko bihorera zuba rirashe yego mudugudu byose ndabikora yego mudugudu ndetse ndakuvugisha ampaye nka shekero twataramye ahubwo si ubu n'ubu mama gashuhe ako dore nguriye ubu ntabwo azi ko ino tuwarete nyagasani shekero mama n'amagashuhe ntabwo byumvikana reba uburyo ino tuwarete isigaye mu birego nakire ko batabimara reka musatire mubaze mama gashuhe makuru nayo ureba nyine siko utaraye ugaragaye mu nama muraho neza mama gashuhe mwaho nyine ako si mama gashuhe reka nkubwire kutagaragara mu nama ahubwo ibirego byawe buri munsi ubwo amakuru yawe ni meza nayo ureba nyine ko ntagaragara mu nama ubu se ni inzu muri kumfasha igiye kungwiraho ni uriya musarane se ndimo nituma ku gasozi izo nama nabanzizamo ngo zimarire iki ahubwo ukoze hasi unyibutse ibuye reba nk'uriya reba n'uburyo uba wambaye byensiri dore watanye no gukora amasuku reba iriya tuwarete kwambara bihuriye hehe na tuwarete bihuriye hera nimba se ariyo bankuburiye ako tuzama gashure reka nkubwire erega buriya jya tunaganire erega n'iyi nzu n'umuntu yanayubakisha tukahashyira n'umuganda ngo nge subiramo iryo jambo numve tuza gakeya rero buriya ucishije make ugasubiza abana mu ishuri abana bawe bakagira ikinyabupfura muri shekera rega n'inzu hagira inkuru rero ubundi mutekano nanagufasha dore tukazana n'umuganda hano n'iyi tuwarete dore tukafasha n'isuka rero ntimbwire neza rero nguragira ute ntareka ngo ntangire ngo umbwire inkuru buretse zimbwire ngo wafasha ku buryo se ubu turodutegura dukora ukashyiraho ibati none se ntuzi ko ku murenge dutanga n'amabati erega n'ubundi ni wowe bose ni wowe umva nkubwire rero mama gashuhe ahubwo nta nubwo naguhobereye ntabwo naguhobereye wabimbwiye neza rero umugore mwiza muri shekero ntakwiye kuba mu nzu nk'iyi subiramo iryo jambo umugore mwiza muri shekero ntakwiye kuba mu nzu nk'iyi ikintu ngusaba mama gashuhe garagara mu nama ega buriya twanagutora udure ukaba inyangamugayo nawe ukaba umuyobozi oya ibintu byo kuntu nabyo ntabwo rwose nabijyamo ntabwo nabasha guhagarara imbere y'abantu umva byose tuzabigukora bajya mutora abakire nyine abakire ariko iyo ngingo mvuze niyo reka ngende nkomeze turavugane rega buriya waza no kunsura cyangwa se nzanagaruka wowe uzaza usure tubivuga nzaza mu rugo tubivugane neza sawa nta kibazo ngaho ugenda asigare nkora amasuku ubwo uramvugisha ntari ariko ubyigaho neza n'akaraga tuwarete rero sawa mugakora neza gakoba se umutekano ariko ko se inzu yayisakara we yego ko mama najya nanjye naba umuntu nk'abandi ariko se gakoba ntabwo ari abatagira ipantaro kwambara ari abatagira agakweto bazabifashamo gute ariko numvisha mbwira ngo ku murenge hari amabati bajya batanga reka ngende gakeya buriya azamvugira ku murenge bagire banshyireho akabati rwose inzu yo kuzangwa hejuru ariko rero nzabanza nitonde abagabo benshi genda bazi babaye indaya babaye ibirara buriya wasanga afite ikindi kintu ashaka
ubu iki cyaro koko aya masambu Rudoviko agiye kuyansigira koko numvishije agiye kujya i Kigali. Ahantu hose ubu nzajya mahinga njyenyine kabisa. Nanjye byanze bikunze. Iki cyaro rwose nanjye ngomba kukiyobora rwose kabisa. Mbega uko nawe n'ubutaka bwera. Mwana ikiginga ngo kigiye gutorongera za Kigali. Ubu gisubiye iwabo i Kigali koko. Nanjye ngiye gusigara nshungiye imitungo nta ribi yo mu cyaro. Ukuntu ndeba hameze neza. uriya ni Kadogo kazi. Kadogo we! Yewe Kadogo! Wikaraba mudugudu. Kadogo, aha hantu hose ni wowe hahinze ubwo? Cyane ndio hahinze dore ntafatiranye n'ibyo by'abahinzi. Kadogo urakora? Kabisa nari nakoze reka nanjye zo twizamukanira. Mfite ahantu hanini cyane. Karama mudugudu we. Ewe Kadogo, aho hantu hose ni wowe wahahinze Kadogo we? Cyane ngewe rwose nta wundi rwose. Kadogo, rwose banguka nanjye njye kukwereka iwanjye. Hari ahantu mfite rwose hanini. N'ubundi nari majahaje. Urimo umukozi shaka do banguka rwose. Urabona yuko usigaye ukora. Hanjahaje. Mundi se rwa rugomo rwari kuzabageza kuki? Aya ntacyo. Mudugudu reka nze nanagusuze wenda wasanga undangiye akandi karaka. Oya ndagafite rwose banguka. Numvishije nze tunazamukane. Numvishe na babana bagiye gutaha bagiye gusubira iwabo i Kigali. Murakomera. Muraho mudugudu. Ureba sha yuko gukora nibyo byiza. Oya nibyo bya mbere nibyo bya mbere. Cyo ngwino rero ngende nkwereka ahandi hantu. Gukomera cyane Kadogo. Komera dopere. Uvuye guhinga? Nari mvuye. Yes. Gize amahirwe ndakubonye.